kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cyuje umugisha kuri mwe mwese ufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none wa 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 wa gatanu iragira iti: ibutsa Imana ko iwawe hakenewe abasekirite cyangwa se abarinzi. Ibuka ko yibutsa Imana ko iwawe hakenewe abasekirite cyangwa se abarinzi. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze tubaririmbire indirimbo ya 385 ushimisha igira iti: murinzi we menyesha igihe. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
umuririmbyi asoza avuga ngo twishime mu mitima yacu bene data kuko imuhira ari hafi. Duhumure, tuzaruhuka tutakibabara, ntukarire, tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzaburayo amahoro kwa Yesu mu ijuru. Ntabwo ibyago bizahoraho, ntabwo tuzarira imyaka magana, tuzahora mu bwami bw'Imana. Ntabwo habayo amarira, ntabwo habayo ibibazo, ntabwo habayo ingorane. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse muri Yesaya ibice 62 umurongo wa 6 kugeza ku 9. Haravuga ngo yewe Yerusalemu nshize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhembere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kw'imbaraga ze ati, ni ukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye, n'abanyamahanga ntibazakunywera vino waruhiye, ahubwo abazayasarura nibo bazayarya bahimbaza Uwiteka, kandi abazayiyengera nibo bazayinywera mu bikari by'ubuturo bwanjye bwera. Akamaro k'abazamu, abasekirite, abanyerondo, abasirikare, abapolisi n'abandi bose babera amaso abaturage ni ukurinda abantu, ni ukurinda abaturage n'ibyabo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo marayika w'Uwiteka ajya abambisha amahema ye kugira ngo arinde abamwubaha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yewe Yerusalemu, yewe ndagira ngo nkubwire ngo wowe witwa kanaka, ahanditse Yerusalemu washyire izina ryawe, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro, bazakurinda amanywa na nijoro. Wowe ufite ikibazo cy'umutekano muke mu buryo bw'umwuka, cyangwa se no mu bundi buryo bundi busanzwe, ndagira nkubwire ko Imana igufitiye abarinzi, abazamu, abanyerondo bakubera maso ku manywa na nijoro. Ntibazaceceka, ntibazacogora, bazakurinda mwene data. Inshingano zacu ni ukudahwemera Uwiteka, kumwibutsa ko dukeneye umutekano mu buryo bw'umwuka, dukeneye umutekano mu buzima bwacu, dukeneye kugubwa neza, kumva uratekanye muri byose. Nubwo Uwiteka atajya yibagirwa nkatwe, abashaka ko natwe tubigiramo uruhare, tugasenga ndetse tugafata igihe tukiriza, tukamusaba uburinzi bwo mu mwuka, Imana ikaturinda, umwaka ugatangira tugatangira n'undi. Imana iba yatubereye maso, ikohereza ingabo ze, igatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Ubwo burinzi bwo mu mwuka no mu mibiri yacu bwite, ndetse no kuturindira imiryango, abana, abaturanyi n'ibihugu byacu bikarindwa, kuko ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo Uwiteka atari urinda umudugudu, murinzi abera amaso ubusa. Ntabwo nzi nimba hari ikibazo ufite, ariko ibutsa Uwiteka ko iwawe hakenewe abasekirite, abarinzi, abasirikare bakomoka mu ijuru, nk'uko Zakayo yararitse Yesu Kristo kuza iwe. Nawe ubifitiye uburenganzira bwose bwo kumurarika akaza akabigufashamo. Birashoboka ko hari aho inkike zawe zasenyutse, ariko Yesu Kristo yiteguye kuzigusanira ukongera ugatekana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza bene data. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, senge uyu mwene data arifuza uburinzi bukomoka mu ijuru, haba ubwe haba mu bye, umurindane n'ibye. Mu izina rya Yesu Kristo mwohereze ingabo z'ijuru, legiyoni ya marayika imugote, kandi umwuka wera akomeze kubana nawe no kumufasha. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu bisenze. Amen.
mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo bisanzwe Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda EGCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe bene data, bifurije umunsi mwiza n'akazi keza kandi muhahe muronke. Amen.